cy'abasokuruza babo baba bararushye bubaka Amerika nubundi ntiwabyishyura neza ibyo ukuntu barushye bayubaka ariko byibuze bakugore gakeya wumve ko kujyayo bitakoroheye kubera ko abayubatse nabo byabatwaye sukari natwe rero biba bivuga yuko urasaba ko uwo mwuzukuru wubatse ibyo bintu nawe urasaba kubaka ibyo bintu kugira ngo nawe ube wanted bazaza babibona nabo bazajye baza bajye kuza mu Rwanda babanze kubati koko nzabona vizeyo mu Rwanda bizasaba abantu benshi bahanze ndi umutoza w'umukino njyarugamba bita Kung Fu ninjye wawutangije hariya ninjye wawutozaga ariko nari ndi n'umunyamabanga mukuru wa Federation ya Kung Fu mu Rwanda muri icyo gihe hanyuma icyo gihe kandi ni naho natangiriye uyu mwuga wo gukina amafilime cyane cyane yango bagakora Chiefdom bagakora Kingdom bagakora za Empire urazizi zagiye zibaho bagakora ibihugu hari imiryango byahereye mu miryango tuzabiganira u Rwanda bazakubwira uzagenda usome ku rutonde bazakubwira ngo mu Rwanda ngo mu bihugu ngo 25 bikene undi kuki twakena kandi bifite inshingano twaravukanye inshingano tukagira hatedikasiyo iteye imbere hatubwira ati buriya abantu rero atabantu iyo bariho hari ibyibanze bagomba kubona kugira ngo batekereze neza ati bazakubwira ko hari ibintu utatekereza hari ibindi udafite ati bazakubwira bati umuntu kugira ngo agere ku bintu nkuko Pyramid of Maslow ibivuga bazakubwira ko ugomba kuba ufite basic need uzaba ufite ibyibanze wabonye ibyo kurya wabonye ibyo kunywa wabonye aho uba reka twongera tubasubize mwebwe mwese mudukurikiranye aho muri hirya no hino ku isi by'umwihariko abari mu Rwanda mu ntara zose z'igihugu twizera ko mumeze neza nk'ibisanzwe rero ni Afterlife TV dusanzwe tugenda tubazana abatumirwa ibiganiro bitandukanye uyu munsi nagarukanye n'umugabo ni umugabo rwose umeze neza ni umugabo uri smart cyane ni umugabo ufite ubwenge bwinshi nifuje ko namuzana hano kuri Afterlife akatuganiriza kugira ngo adusangize na experience adutangize ku bwenge afite reka tumwakire atwibwire ndetse atubwire n'impamvu nyamukuru yamuzanye hano n'icyo aje kuduproviding mumeze mute tumeze neza muri make bwana Theo amazina nitwa Rutagungira Pierre Celestin nkaba ndi master developer Rutagungira Pierre Celestin yego Rutagungira Pierre Celestin ni umugabo rwose twaganiriye nyuma ya kamera numva ni umuntu ufite ibitekerezo nifuza ko rero nawe yaza akatuganiriza akaduha experience ye mu buzima numvisha akora ibintu byinshi agiye kugenda tubwira hano kimwe ku kindi reka tumubaze ubundi Rutagungira Celestin ni muntu ki umuntu yumvisha Rutagungira Pierre Celestin ni izina riremereye ni iki umuntu ahita yumva nk'umuntu wari ukuzi mu buzima busanzwe ni iki kintu ahita kumenyeraho Rutagungira mu ncamake navukiye mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda mu karere ka Kamonyi mu mwaka w'1987 amashuri yanjye nayize ahitwa i Nyamirama mu karere ka Kamonyi nyine mu murenge wa Kayenzi nkomereza ayisumbuye muri groupe scolaire y'Ishyogwe aho ni Muhanga hanyuma nza gukomeza cycle supérieur nyikomereza Nyanza ho mu ntara y'Amajyepfo naho muri École des Sciences Rue de Montfort nigayo ikijyanye na biochimie biology na chemistry hanyuma muri kaminuza nkomereza muri kaminuza nkuru y'u Rwanda Nuru yego
yitwaga Université Nationale du Rwanda. yego niga ibijyanye na environnement no kubungabunga ubutaka. yego Ni icyiciro cya kabiri cya kaminuza. yego Icya gatatu cya kaminuza nakize muri Université yigenga ya Kigali. yego Niga ibijyanye n'amasomo y'iterambere. ubu ufite masters muri development. Yego. Hari ibintu byinshi twagiye tuganira, gukina amafilime, gukina imikino njyarugamba, nagira ngo tugende utuganirizaho utubwireho bimeze bite. Yego, mu mirimo rero nakoze nk'uko uri kubivuga, nibyo koko icyo gihe ndi muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, abantu benshi bahanze ndi umutoza w'umukino njyarugamba bita Kung Fu. Ninjye wawutangije hariya, ninjye wawutozaga, ariko nari ndi n'umunyamabanga mukuru wa Federasiyo ya Kung Fu mu Rwanda muri icyo gihe. Yego. Hanyuma icyo gihe kandi ni naho natangiriye uyu mwuga wo gukina amafilime cyane cyane yibanda ku muco. Hari Centre Universitaire des Arts, ikigo cyari muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, cyari gishamikiye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, cyari kiyobowe n'umuntu bita Jean Marie Kayishema. niwe wadutozaga gukora, urebye ni nkawe mento wacu muri ibi bintu bijyanye no gukora amafilime ku mateka. We yakoraga ibijyanye n'amateatre. Yego. Ndumva ari ibyo. Nibyo. Ugarutse ku kintu gikomeye nifuza ko watubwiraho, ati ninjye muntu washinze umukino wa Kung Fu muri kaminuza y'u Rwanda. Bimeze bite? Ni gute waje kuba umuntu usa nkaho washinze nyine iyo Kung Fu mu Rwanda, muri kaminuza y'u Rwanda? Ndagira ngo duhe detail briefly, ni gute byagenze bite kugira ngo wisange kuri urwo rwego? Yego, ubundi introduction cyangwa se ibyibanze byo ku mukino nkina wa Kung Fu nabitangiriye muri groupe scolaire y'Ishyogwe. Yego. Hanyuma nkomereza i Nyanza, naho umukino wari uhari, niho nabashije kuzamuka ngira ku rwego rwo kuba umwarimu muri uwo mukino witwa Sifu. Sifu ni ukuvuga ngo ni metre. Ni umwarimu wo muri uwo mukino. Wo muri uwo mukino wa Kung Fu. Hanyuma ni Butare rero njyayo nsanga umukino ntuhari. Ndawutangiza urakomera, ubwo nza kuba n'umunyamabanga mukuru wawo muri uwo mwaka. Yego. Hanyuma uwo mukino rero njyarugamba wa Kung Fu ufite na kuntu wanyensipiye mu bijyanye n'ibyo by'umuco nakomerejemo byo gukina amafilime ku mateka y'u Rwanda. Kubera ko iyo Kung Fu ubundi ni amateka, ni umuco w'Abashinwa. Yego. Bakubwira ukuntu umukino wabafashije kurwanya ubukoloni, wabafashije kwiyegeranya bo kwisuganya ubwabo barwanya ubukoloni. Ni umukino wabafashije kuzamuka mu mitekerereze kubera ko bagira ikintu cya meditation kinini muri uwo mukino. Yego. Niyo mpamvu uwo mukino naravuze nti niba Abashinwa bashobora kugira imikino, kudevelopa imikino yabo njyarugamba nka Kung Fu, ikazamuka kuri urwego rwaho tuyikunda natwe turi muri Afurika, kuki twebwe? Nibwo nanyarukiye nanjye nanyarukiye mu mateka yacu, ndeba niba nta mikino njyarugamba ihari. Nsanga myinshi ifite ahantu ihuriye n'intore zihamiriza n'itorero. Noneho ndavuga ntariko natwe uwashaka uburyo ki twinjira mu mateka yacu, twinjira mu muco, tukadevelopa niba harimo n'uwo mukino. Kubera ko amafilime nakubwiye dukina kenshi mu mateka y'u Rwanda harimo ingabo, ibitero, ingabo, gufata, urabizi amateka y'u Rwanda yajyanaga kenshi no kwigarura ibihugu, no kurinda igihugu mu gihe cyaba cyatewe. Noneho ugasanga naho harimo imikino njyarugamba bigiragaho mu matorero, ugasanga natwe dufite imikino njyarugamba yacu. Naho ngaho byanamfashije cyane kubera ko icyo gihe ntangira nafatanyaga n'abakinaga karate, abakinaga Kung Fu, taekwondo, abakinaga tai chi i Butare.
nibo twatangiranye dutangira gukina udufilime duto duto ku mateka. N'urwo rugendo rwawe nuko njiye muri filime. Nuko ninjiye muri filmmaking mfashijwe n'uwo mukino njyarugamba, bikadufasha cyane kugira ngo urumva nta nubwo wajya gukina nubwo filime igira ibyayo ariko ntiwasimbuka n'ubundi nta kitozo na gake ufite mu bintu bijyanye n'imikino njyarugamba. Celestin, ukiniye ku ngufu gutyo ugera no gushinga rwose club ufungura ku ngufu muri kaminuza y'u Rwanda, ubwo ni nka ryari? Ni nko mu 2010 guhera 2009 n'8 kugera 2012. Yego, bivuge ngo icyo gihe nta kungufu ubundi yari isanzwe iba muri kaminuza y'u Rwanda. Yigize kuhaba umumetere waho asa nkaho arasoza yicika imbaraga irarangira. Yego. Ntabwo yari hari iri kwihamye, ubwo nyuma nibwo naje nkabona ko bikwiye yuko ikigo nka kiriya kinini kigomba kuba gifite nko mukino. Ubundi muri rusange wenda nko mu mikino njyarugamba akenshi usanga kugira ngo uburi head coach cyangwa se wenda uri nk'umutoza hari ibyangombwa usabwa kuba ufite, hari urwego ubugezeho wenda mu rwego rw'amasentire, sinzi niba naho ngaho ariko biba bimeze. Nk'ubwo washinze iyo kungufu uri ku ruhe rwego, kuko numvishe ko wahereye muri secondaire, ndakeka ari muri tronkom. Yego. Ibyo uvuga nibyo, urumva nagiye kuva aho ngaho muri mu mashuri yisumbuye ndi ku rwego n'ubundi rwiza, kubera ko n'ubundi ku kigo ku ngufu nayize imyaka 3 y'amashuri ya tronkome. Ngeze mu mashuri yisumbuye naho nari maze kugera ku rwego rwitwa CISOC, ni nka jeune maître, uvuga ngo ni umwarimu ariko ukiri muto. Yego. Associate de professor. Ni ukuvuga ngo assistant. Yego. Aho ngaho rero tuba dufite imikandara, hari imikandara tuba dufite y'umutuku. Yego. Ubundi abantu bamenyereye imikandara ntwari cyane kuko karate isa nk'ariyo ikunda kumvikana. Karate urumva yabanje cyane mbere ya kungufu. Niyo bagenderaho, ariko abari unawugereranyije n'inkamaro yo muri karate. Ubwo niyo wari ufite. Ni nkayo umuntu yari afite, abari inkamaro. Noneho muri kaminuza ho niho nabaye umwarimu ku rwego rwuzuye, ku rwego rwa sifu. Urumva namaze imyaka 4 rero nkocinga. Wamaze imyaka 4 muri kaminuza ntoza kungufu, nihugura mu bindi. Yego. Muri kungufu rero iyo ugeze nko ku rwego rwa sentire y'umukara, uba uri sifu. Nyuma y'urwo rwego hari urundi rukurikiraho rwitwa sigonga. Ubu uri nka dani, abo twita dani wenda nko muri karate. Oya, twebwe ni amazina, bikora cyane ku mazina cyangwa se icyiciro. Ubundi sisoka bari nka onkere cyangwa se umuntu wagufasha kuzamuka. Yego. Sifu akaba ari nka papa muri uwo mukino. Noneho sigonga bari nka sogokuru. Abari sogokuru. Sigonga no kuvuga ngo ni umuntu usaziye muri uwo mukino, no kuvuga ngo biba bisaba yuko nawe aba wigishije haba haravuyemo nawe abapapa ba metre. Haba haravuyemo abandi ba metre nabo b'amasentire ntwari. Ni ukuvuga ngo twebwe ubwo ni ukuvuga ngo nanjye navuyeyo icyiciro cya mbere cyanjye cy'abana natangiriyeho kwigisha kungufu. Nabo hamaze kuzamo basifu. Sifu rero wamaze kubyara abasifu ntago abakiri sifu abari sigonga. Ubwo navuyeyo ndi sigonga ndi sogokuru, kuko nanjye mubona toje havuyemo abarimu. Urwo n'urugendo rwawe wakoze cyane cyane tuganirije ku mukino wa kungufu. Waje kubihuza ute na filime? Waje gutangira gukina filime gute? Wakiniye CV? Hari filime wenda waba utubwira wagiye ukina? None tubwire n'ikije kudufasha hano kuri After Life TV, cyane ko tugiye kuzaya tubana buri munsi. Yego, ubwo icyo ndi kuvuga mbajije ikibazo cyiza. Nigeze kukubwira yuko uyu mukino wa kungufu twakiniye ari amateka y'Abashinwa. Yego. Ibi bintu kandi uriya mukino ukaba uri mu kintu cyabafashije kwibohora. Icyo nakoze nanjye
naravuze nti reka natwe turebe mu mateka yacu se imikino njyarugamba imeze ite. Icyo gihe nagiye muri mize nkora y'amahugurwa ku bintu bijyanye n'amateka, nkora y'amahugurwa mu bintu bijyanye n'itorero, uko itorero ryabaga rimeze. Noneho ubwo nkabyasosiya nkabihuza n'ubwo buhanga mfite mu mikino njyarugamba. Yego. Mbona ni ibintu bishobora kugira ahantu bihurira. Yego. Kubera ko urumva nka ayo mafilime twakinnye, nabonye ko kujya gukina filime wenda ku gitero, wenda tuvuge Rwabugiri yateye wenda mu nkore. Yego. Ntabwo uzajya gukora igitero nubwo muri filmmaking bagira ibyabo, ariko bizasaba abantu bari fiti bazi gusimbuka, abantu bazi gusimbuka bakizibukira. Ntabwo wamenya gusimbuka utari umwaterete. Yego. Umuntu uzi gufora, yego, akarekera, umuntu uzi kwivuga, akivovota rwose ukabona ko ni ingabo. Yego. Umuntu wa muntu uzi guhamiriza, buriya guhamiriza nabyo biri mu byari bigize ingabo zo hambere. Ibyo rero ibintu byose rero maze kujya mu gufata amahugurwa mu ngoro ndangamurage y'u Rwanda. Yego. Natangiye kwiyenteresa noneho nifashije n'ubwo buhanzi n'amateka, ubwo nigiye mwaho ngaho. Yego. ntangira kwiyenteresa cyane ku kintu kijyanye n'amateka. Amateka uretse ko n'ubundi no mu muryango wacu, aho mvuka, data n'abandi bantu baho, yego, ni abantu b'abanyamateka cyane, bakunda amateka. babaye ibwami hariya kwa ba Kankazi, babayeyo igihe. Yego. Ni abantu rero ni abantu badukundishije amateka. Naho amateka uyakomoha. Twageraga gutya ugasanga niba ari turi mu gitaramo mu rugo, twaciye imigani yarangiye, batubwiye amateka y'abami, ariko bakabitubwira noneho tutigereye kuri tere. Noneho ubwo ngewe noneho nari nagiye kuri tere, ntawe wenda batubwiye bafite ibyo batibuka neza, ubwo naragenda yasoma ndayakunda, kubera ko n'ubundi nari mbikunze, nkakunda umuco nyarwanda nayo nsanzwe mbikunda. Twageragaho tukavuga amazina y'inka, tukivugaho mu rugo, tugaca imigani, mbese nakuriye mu muco. Ni ibintu nakuriyemo, ni ibintu nkunda cyane, ahubwo nabigezemo numva nibyo bintu ngomba kubamo, ahubwo biryamirane ahubwo na wa mukino cyane. Naho rero natangiye gukina filime nk'uko wari ubimbajije. Ni gute rero nk'umuntu wize development uhuza ugakina filime, ugakina ku ngufu, ibyo bintu bihuza ute uwo muco, amateka, development? Ndagira ngo dusobanure neza uburyo ibyo bintu bishaka guhura n'uburyo uzabihuza n'uburyo bihuza mu kazi kawe ka buri munsi. Umbajije ikibazo cyiza. Ubundi nakubwiye ko nize amasiyanse cyane. Nize amasiyanse, ariko ngeze muri kaminuza warabiga? Oya, kaminuza nayo nize siyanse soil sciences na za environment, byose n'ubundi nayo ahubwo muri maîtrise. Muri maîtrise niho nabaye nkujya noneho muri social, kubera ko nari nabonye yuko byose birunganirana. Yego. Wabonaga ko ushobora kuba umuscientifique, ariko iyo nta polisi nziza ihari iri butume iyo siyanse yanyu iri buze kubafasha kubaho, uragenda ugasanga n'ubundi ya siyanse ntabwo yonyine ihagije. Nuko ubwo njya kwiga development, hari ukuntu u Rwanda, abantu bose bavukira mu Rwanda, ndaguha akantu gashekeje. Umuntu yarambajije icyo gihe, ni umuntu twiganye nyine wakundaga abanyaburayi, agakunda Amerika, agakunda Canada, avuga ati ngewe rwose nindangiza nzahita njya muri ibyo bihugu.
nanjye nzakora uko nshoboye sinzasazira mu Rwanda. Ati ariko wowe hari ukuntu ati hari ibintu numva ati biba bitangaje. Hamwe ati ni gute umuntu aba umwirabura akavukira muri Afurika, yego, ampurisi mu Rwanda, ati mu Rwanda, ati noneho yarangiza ati akaba anakennye nk'uko dukennye. Yego. Ati yabyitaga nk'ibyago, ati ibintu bigwirira umuntu umwe gute. Yego. Ariko ubwo nanjye nabitekereje ndavuga ni se ubu nahise numva ko ari kubihuza nuko muri Afurika ari umugabane ukennye. Yego. U Rwanda ari igihugu gikennye. Yego. Kitanakora ku nyanja. Wenda urabona ibihugu bikora ku nyanja hari akantu biba bifite, hari akantu biba bifite iterambere ubona bikanyakanya. Ubona ibihugu bidakora ku nyanja byinshi usanga nko muri Afurika nabyo usanga byose bikennye. Usanga harimo Burundi, usanga u Rwanda, usanga za Uganda. Harya baraza Uganda ntago zikora ku nyanja. Oya, ntago zikora ku nyanja. Ariko bafite ibiyaga byinshi hari biruti byacu. Ikiyaga n'ubundi, ikiyaga ariko n'ubundi ntago bwato buzava mu Bushinwa buzanye imari ngo n'ubundi busimbuke bugwe muri icyo kiyaga cyawe. Yego. Byanze bikunze buri impamvu baba bavuga ibintu bikora ku nyanja nuko guhuza ibyo byambu biguhuza n'iyindi si y'ahandi hantu. Yego. Ariko iyo uri hagati na hagati uri fungiranye nko mu Rwanda niwo ubonana n'abandi bantu nabo bafungiranye, mbese ku buryo kubana n'andi mahanga mu buryo bwa shipping n'amato n'iki birakugora. Bigatuma na income iba nkeya. Yego. Icyo yambwiraga rero naracyumvaga kubera ko urabona mu Rwanda, u Rwanda ni igihugu kirakennye, nta resource, ni igihugu kidakora ku nyanja. Resource ntago ari nyinshi. Yego. Hanyuma ariko wareba nka Kenya, yego, wareba Tanzania, wareba ho za Afurika y'Epfo, wareba za Angola, za Namibia, ugasanga cyangwa na bino bihugu byo muri Maghreb za Maroc, za Algeria, ugasanga ni ibihugu kubera ko nyine biri hariya ku ruhande birabyorohereza. Ni ikintu haba harimo akantu kari buze kwiyongeraho. Nuko ntamubwiye nti rero muvandimwe, n'ubundi iyo wavutse namuhaye urugero rw'abantu bavuka ari ibikomangoma. Yego. Iyo wavutse uri igikomangoma hari igihe namubwiye nti iyo wavutse uri igikomangoma, abana bavuka ari ibikomangoma hari igihe babuzwa amahirwe. Hari amahirwe batabona abandi bana babona. Yego. Nko kujya gukina n'abandi bana, kwidagadura, kuryoshya bya bindi by'urubyiruko rw'ubu ngubu. Haba harimo twari miti. Kubera ko avukana inshingano. Abari mutoya bakavuga ati umwana w'igikomangoma hari ukuntu agomba kwitwara, umwana ibi ntiyabikora, umwana w'igikomangoma avukana inshingano mu gihe abandi bana baba bemerewe kuba abana, we hari ibintu abatemerewe. Yego. Nanjye naramubwiye nti rero niba waravukiye mu Rwanda ukavuka uri umunyafurika, uko wiyumvamo iyo sura, niba wumva nyine uko bafashe umwirabura wo muri Afurika, uko bafata umunyarwanda, wavukanye inshingano zo guhindura ibyo bintu. Yego. Perezida yigeze kuvuga ko twebwe nk'u Rwanda aho abandi bagenda bugenzi, yego, twebwe dusaba kwiruka. Hari n'umunyamerika wigeze avuga muri bano birabura bo muri Amerika bajyanye bariyo, aravuga ati dusabwa gukora deux fois double kugira ngo tuganye la moitié y'ibyo abazungu babona hano. Nukuvuga ngo ni ugukora double ya double, kugira ngo ahubwo noneho babone mwatseho y'ibyo abandi babona. Ni ukuvuga ngo rero nicyo namwumvishaga rero, namubwira nti niba rero wavukiye mu Rwanda ukavukira muri Afurika, ukumva u Rwanda rurakennye, ukumva Afurika ni umugabane ukennye, ukavuka uri umwirabura nk'uko wabivugaga, uko bagufata urakuzi
bampatse ubwo n'abandi bose yego ufite inshingano wavukanye inshingano nta kindi wavukanye inshingano uretse kuba wazikwepa wavukanye inshingano zo kuzamura abo bantu nabo ukabashyira ku rwego rwiza yego ku buryo abazajya bavukira nabo bazaba ari fiyeri y'aho bavukiye aho bavukiye kubera ko n'abandi bavukiye aho ngaho za Burayi za Amerika hari abandi babiharaniye kugira ngo nawe bageza babegeze aho ngaho ntanamubwiye ntiburiya uzasanga kujya muri Amerika bivuna abantu kujya muri Canada bivuna abantu nta kindi baba bari kukwishyuza ni igiciro cy'abasokuruza babo baba bararushye bubaka iyi Amerika n'ubundi ntiwabyishyura neza ibyo ukuntu barushye bayubaka ariko byibuze bakugore gakeya wumve ko kujyayo bitakoroheye kubera ko abayubatse nabo byabatwaye sukari natwe rero biba bivuga yuko urasaba kuba uwo mwuzukuru wubatse ibyo bintu nawe urasaba kubaka ibyo bintu kugira ngo nawe ube wanted bazaza babibona nabo bazajye baza bajye kuza mu Rwanda babanze kubati koko nzabona viza yo mu Rwanda bizagenda gute free visa iveho kubera ko kuhagera wumva uruhutse ubaye nk'umuntu ugeze hari abantu bajya bavuga ngo ni isezerano ngo ni igihugu cy'isezerano muri Amerika ku buryo u Rwanda ruzabisezerano ku buryo yego uba waravukanye inshingano z'uko hari uwigeze kumbwira ko iyo wavutse ukavukira muri famiye ifite amafaranga menshi uvukana inshingano zo kuyarya ariko wavukira ahantu atari ukavukana inshingano zo kuyashaka yego nizo nshingano twavukanye kandi ubundi abandi bantu bavuga yuko ibyo bintu ni uruziga ni uruziga umuntu wayashatse amafaranga akagira inshingano zo akabyara umwana akagira inshingano zo kuyarya bigera igihe agashira yego ubuvivure buzavuka runaka bukazavuga bwaragarukanye inshingano ari ukuyashaka atari ukuyarya noneho ni itegeko niyo wakora akajana biba bizagaruka ni itegeko ry'ubuzima ntacyo wabihinduraho Celestin reka tugushimire none se nibwo buryo waba ufashemo icyemezo uravuga ati ngiye kwiga development ni iki nyine wowe wumva guzakora urumva development yo urumva kuyigayo ni ibintu mpereye no kuri byo nari maze kukubwira ni ibintu bita byisobanura nkurikije urwo rugero rw'iyo nshuti yanjye yego u Rwanda bazakubwira uzagenda usome ku rutonde bazakubwira ngo mu Rwanda ngo mu bihugu ngo 25 bikennye ubundi kuki twakena kandi dufite inshingano twaravukanye inshingano zo gukiza zo kwikiza no kwiteza imbere ntavuze nti rero reka ngira kandi kantu nkiramo ubundi ubwo nabonye urumva n'amateka icyo gihe nari ndi kukubwira ko nasomye narasomye nkasanga abami bahanze u Rwanda ba Gihanga Ngoma Ijana abitwa ba Ruganzu Bwimba abitwa ba Mibambwe Sekarongoro abitwa ba Ruganzu abitwa nkasanga ba Kirima ba Kigeri Rwabugiri nkasanga n'abantu babaga bashaka yuko igihugu barimo kitaba igihugu gisuzuguritse mu karere bashaka kubaka igihugu gikomeye nabo bakaba abantu bubashywe mu bandi yego deja byaba na ngombwa ahubwo bakabareberaho ubuhangange buryo ushaka gukomera babikureberaho ntabwo iyo ushaka utanga urugero avuga ati reka dutanga urugero hano barebe ko birabura dufite icyo dushoboye ni abantu rero nabonaga ari abantu bari bafite umutima ukomeye wo kubaka u Rwanda rutasuzuguritse nk'uko turi kuvuga ngo Rwanda ngo rurakennye numvaga ari abantu bari bafite umutima wo kuba abantu bubashywe mu ruhando rw'abandi bantu bari ku isi bubashywe rwose ufata initiative ndavuga nti rero development reka njye kwiga development nayo ndayiga ariko nkasanga hari amadimensiyo muri development nk'uko hari ukuntu twagiye tubiganira ugasanga barakubwira bati kugira ngo igihugu gitere imbere n'abantu batera imbere
bagomba gutera imbere mu bukungu, bagatera imbere muri politike, bagatera imbere mu mibereho. Abaturage babo bakaba bari abaturage bize, bajijukiwe, basobanutse, ariko mukaba mufite n'ubukungu. Ntabwo watera imbere nta bukungu, ugomba kuba mufite ikofi. Yego. Ariko mukaba muri n'abantu, mukabona gutera imbere muri abantu politikoma nabo muteye imbere, ari abantu muvuga ari kijyana, ari abantu politikoma, muri abantu bigenga, muri abantu bafite freedom, mufite demokarasi, mufite ibintu nk'ibyo. Muri izo secteur zose tubwiye za development, niyihe ubona secteur itagenda neza, cyangwa se ubona ari iki cyakorwa kugira ngo izo secteur zigende zizamuka? Ubukungu twabonye ko nta resource tugira, ahubwo nkubwira ihatsi izindi. Yego. Buriya turi kwiga ayo masomo yacu, umuprofeseri dufite, profeseri twagize mwiza cyane witwaga Kadozi, niwe watubajije, yari avuye kwiga ayo masomo mu Budage. Yaratubwiye ati ariko se mwumva nk'izi segiteri wa mugani cyangwa izi domene, igihatsi kindi umuntu abantu yagombye kwibanda hari igiki? Yego. Maze turagenda koko turamubwira hati buriya hati tugomba kubanza kubaka inzego z'igihugu zigatera imbere, tukagira demokarasi, tukagira edikasiyo iteye imbere. Yego. Hatubwira ati buriya abantu rero, atabantu iyo bariho hari iby'ibanze bagomba kubona kugira ngo batekereze ibindi, batekereze neza. Ati bazakubwira ko hari ibintu utatekereza, hari ibindi udafite. Yego. Ati bazakubwira bati umuntu kugira ngo agere ku bintu nk'uko pyramid of Maslow ibivuga, bazakubwira ko ugomba kuba ufite basic need. Uzaba ufite iby'ibanze, wabonye ibyo kurya, wabonye ibyo kunywa, wabonye aho uba, mbere yo kugira ngo utekereze. Ati kubera ko ati ibyo bintu bya freedom muri kuvuga, ati hari n'abantu b'abacakara barekuraga bakabura icyo bakagaruka. Ati bakababwira ati ngaho nimugende mwigenge, mujye kwishakira ibyo kurya, mwitunge, mwumushake ibyo mwibera. Ati barangiza bakavuga bati se ati kuturekuye ubundi turarya iki, turajya he? Ati aratubwira ati buri ikibanze muri ibyo bintu byose nuko uba ufite byibuze ufite iby'ibanze mu kugira ngo ubeho. Ibyo byose rero bavuze, ibyo kurya, iby'imyambaro, amazu, amazi, ibirabyo byose, ibyo ni ubukungu. Bisaba kuba urwego rwa mbere rusabwa ni ukuba warateye imbere, byibuze ufite iby'ibanze, ibyo ni ubukungu. Icyo gihe wenda wajya kuganira, ukaganira ibindi, ukajya kureba ukuntu kwishyira ukizana byatera imbere, ukareba ukuntu wakwiga amashuri ahambaye ku rwego rwo hejuru, ariko wabanje guhaga, ariko byibuze uriho. Ubwo rero niyo mpamvu navuze nti mu Rwanda twebwe byibuze hari ibyo by'ibanze dufite, ariko ntabwo bihagije. Urwego rw'ubukungu kugira ruzamuke harasabwa inganda. Nagiye mbona muri revolution industrielle zabaye nizo zashyizemo nk'ikinyuranyo kinini hagati y'abirabura n'abazungu. Inganda rwose zikiza bagitera imbere, inganda zabo zigitera imbere, bahise badusiga. Kandi ubundi twasaga nkaho twakeneraga bimwe, twari tubayeho kimwe, ariko ibyo bintu aho byabereye bahise badusiga rwose. Natwe rero tukabona yuko kandi baradusize, batangira no kudukundisha iby'iwabo kugira ngo babone amasoko y'aho babigurisha. Tangira kuvuga ati ibyo byanyu mwe mwari murimo nini birasa nabi. Izo nkono muri kubumba se murabona zimeze nk'isafuriya? Ubu se murabona izo nzu mubamo zubatse mu biti? Ati murabona hari ahantu zihuriye, haba tubati, amabati, mukaba mu nzu z'amabati, tukaba n'udutafari. Noneho buri ukuntu umuntu ateye akunda ibintu byiza, tuba turatarutse, dusimbukiye mu byabo. Wenda bafashe byacu tuba turabitaye, bafashe umwanya wo kudevelopa. Ibyo nanjye navuga nti rero aya mateka nize reka ndebe
turebe ahantu ibintu dushobora kuba twarabitereye, tugende dusubireho tugaruke ku isoko. Tumara kugaruka ku isoko, twongere duhahe ubuhanga ba sogokuru bacu bari bafite, twongere tureme ibintu byacu mu isura yacu, muri needs zacu. Nk'iki kintu bavugaga cya made in Rwanda mu iterambere ry'inganda, yego, biba bisaba yuko umanuka ukajya ku isoko, ukagenda ugashaka inspiration, ukavuga ati bari abasokuruza bacu ubwo baremaga ibintu bati kuki baremaga biriya mbese. Yego, natwe rero, nanjye rero naho ngaho nahise mbihuriza. Yego, ndavuga nti reka nzajye ndeba no muri aya mateka, aya mateka nongere nibutsa abantu bayakurikira uko twari tubaye icyo gihe. Yego, hari umugani uvuga ngo iyo umwana amaze igihe atajya iwabo yibagirwa uwo ari we. Yego, njye nabonye inzira nziza rero y'ukuntu twasubira iwacu, y'ukuntu twakongera kwibuka abo turiho ku kigero gishimishije. Yego, inzira imwe yadufasha gukora iki kintu ni uko twasubira inyuma tukagenda mu bihe. Yego, tukagenda tukajya kuri ya mateka, tugahura dukoresheje ubu bugeni, tugahura na ba Gihanga Ngoma Ijana, tugahura na ba Shyerezo, tugahura na ba Kanyarwanda Gahima, tugahura nabo ba Ruganzu Bwimba, tugahura nabo banyarwanda b'icyo gihe, tukongera tukibutsa ukuntu babagaho n'impamvu babagaho n'ukuntu bakoraga ibyo bakoze, n'impamvu babikoze uko babikoze, sibyo? None abanyarwanda twamara kubaha ayo mafilime, ayo mateka, bakongera bakiyibutsa abo bari bo, bamara kwibuka abo bari bo, bakibuka naho bari kugana. Noneho iyo umaze kwibuka ukibuka neza ahantu ugana, bituma uhanganira kutaba ingaruzwa muheto z'umuntu wagushaka kukujyana aho udashaka kujya, kwa kubuza inzira. Ariko iyo wiyibagiwe iby'iwanyu utabizi, bavuga ko umuntu utazi inzira yose imugezayo. Aho kantu uri kukumva? Niba utazi iyo ujya, inzira yose ushobora gufata yakugezayo. Yakugeza iyo ujya cyangwa ikakuroha. Noneho nibyo ni ukukuroha, nyine nicyo baba bashatse kuvuga. Noneho rero umuntu warorongotanye uri kujya iyo abonye, ushoboye wese kumufata aramwandurura. Umufashe wese aramufata. Ni hahandi navugaga nti bazaduha ibyo by'amanyamahanga, bazaguha iyo myenda yabo, uyambare, bazakubwira ati ambara ibyo wambara, ubyambare, bazakubwira ati kora ibyo ukora ibi ubikore, bazakubwira bati ibi nibyo bigezweho, na bya bindi bari bakubwira ati ibyo bibiretse, wongere ufate ibi, bagucanganyukishe uyoberwa inzira. Ariko iyo wamanutse hariya, niyo mpamvu twahisemo kuzadukora ziriya filime, zimwe warazibonye. Yego, nk'ubu twakoze hari iyo twakoze ku bitwari bwa Ruganzu Bwimba. Yego, ni umugabo witangiye Gisaka, nako witangiye u Rwanda. Gisaka cyari kigiye kukinyaga, kigiye kutunyaga, ngo kikigire, kera byarakoraga. Kera igihugu cyafataga ikindi kikaba kiragifashe, bati ubu ngubu guhera ubu ngubu ntimukitwa kwa kundi, mukitwa u Rwanda, ubu twari kuba twitwa Igisaka. Wenda iyo Ruganzu Bwimba atakora uko ashoboye, adahaguruka. Nuko hari n'abandi benshi bagishakaga. Hari n'igihe Abagande, ubwami bwitwaga Ubunyoro bw'iyo mu Bugande bwaje buragisakasaka burakirangiza, umwami arahunga, yahungira hiryo za Cyangugu, hitwaga mu Bunyabungo. Ariko arongera agira ubutwari, avuga ati ntago nimukigere, umugani wa babandi ati nimukigere mwe mugifasheho ndaje nongere gisubize. Kandi koko yarakishubije, turongera biriya rero ntago aba ari ibintu byoroshye, ntago aba ari ibintu byo gufata mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu twafashe umwanya, nubwo izi filime nubwo turi kubikubwira gutya bwana munyamakuru, ntago ari ibintu byoroshye. Urazikina ugasanga kugira ngo uve aha ngaha mu 2024 ukomeze ugende ugere mu 1000, umanuke wongere ugere muri za 800, biragusiga. None se haba hari nk'ibitabo nibura mukuramo izo nkuru ku buryo izo filime muzikina
hari na nose yo muzifiteho cyangwa muri estimate ngo akavuga ati bara no kubyara bimeze. none utekereza ko ubu twaba dufite se umuntu uzi ibintu byabaye muri 800 nawe ahubwo ibitabo biba bibivugaho. Ibitabo birahari cyane. Yego. Ibitabo nibyo dukoresha. Nk'ubu hari umugabo mwiza cyane nkunda namushimira ahari ubanza muri filime yose dukoze tumushimira. Umugabo witwa Alex Kagame. Yego. Alex Kagame yafashe umwanya waragenda aracukumbura. Hari n'umuntu na Musenyeri Bigira Umwami. N'abantu rwose baduhaye amateka hariyo batabaho twari kuba dufite makeya. Baduhaye ibintu byinshi bafashe umwanya wabo. Yego. Ni ukuvuga ngo rero icyo nari kukubwira muri icyo gihe niba bigusaba kuva muri iki gihe ukagenda ukajya mu 1800 ukiga ukuntu abantu bari babayeho, ukiga ukuntu bavugaga, ukiga ukuntu bambaraga, ukuntu bagendaga, ukuntu imivugire yabo, imyumvire yabo yo muri icyo gihe, uzi kujya kubasha kumva rezo y'umuntu wo muri 800 kugira ngo wumve umuntu wa 800 ukuntu yakoraga ibintu uko yabikoraga uri w'iki gihe birakuvuna. Ese ubwo tugendeye kuri icyo kintu ugiye kuvuga ngo ugiye kugira ku muntu wo muri 800 iyo ryaba ari iterambere cyangwa wenda kwaba ari ugusubira inyuma, kwaba ari ukugenda wisubiza inyuma? Buriya umuntu bita Gihanga Ngoma Ijana aramwumvishe. Twaramwumvise ariko bamwe bavuga ko ari igitekerezo. Buriya nta kintu cya mbere gishyira abantu hamwe nk'igitekerezo, nk'inkuru nziza. Inkuru iteguye neza nishyira abaturage hamwe. Gishaka kiba igitekerezo, gishaka kibe yarabayeho. Ariko apfa kuba icyo yavugaga ari ukwegeranyiriza abaturage ngo babe hamwe. Ibihugu bibe hamwe, abantu begerane. Sibyo? Bagira icyerekezo. Yego. Urumva ni umuntu wahanze bavuga ko yahanze u Rwanda kandi koko nibyo. Urumva yari afite imitekerereze iri hejuru. Rero ntabwo waba usubiye inyuma, hari ibyo wakwigira kuri bariya bantu. Cyane ko buriya uza akantu k'ubuhanga bari bafite. Buriya ibintu byose bo bakoraga bishakagamo ibisubizo. Nta muzungu wari uhari ngo azaboherereza ngo imiti ngo nibarwara oya. Bo bashakaga bakoraga uko bashoboye bakashaka umuti uzavura indwara babonye icyorezo cyabateye. Niba ari mwambaro babona ubukonje bwabaye bwinshi bishakagamo ibisubizo, bagashaka ikintu icyo kibazo cyavutse, bagashaka ikintu kizabasha kugira gute kugisubiza. Sibyo? Niba wenda tuvuge ari imyubakire, uzagenda uvuge ngo wenda ngo bubakaganga inzu z'ibyatsi, ariko cyari igisubizo cyo kwirinda inzu ikimaze ni ukugira ngo abantu ni nka protection y'umuntu. Ni ahantu umuntu ho kujya akikinga imvura, akikinga izuba, akikinga inyamaswa zakagombye kumurya, kera zaranaryanaga zari nyinshi. Urumva ko bo inzu nk'igitekerezo cy'inzu barayihanze kandi barayikora. Ariko ubu twebwe tubyubaka tutazi, twanibagiye n'impamvu hari inzu ni ukuyibamo byo kuyibamo, ariko umuntu bakubwira ati ubundi inzu kontekste y'inzu, ubundi inzu kuki umuntu apana Abanyarwanda, kuki umuntu yashatse inzu, kuki yahisemo yuko yazajya aba mu nzu atazajya bakugahinga ngo yirirwa katakata nk'uko izindi nyamaswa zikata. Yego. Icyo ndi kukubwira icyo kibazo warubajije. Hari intege nke bari bafite, wenda ubu ngubu dushobora kuba kubera ko twabanye mu yindi mico, hari ibindi twungutse kandi n'icyo gihe harimo igihe kinini, harimo imyaka 1000 ikiremwa muntu cyateye imbere muri rusange, n'umunyarwanda yateye imbere. Hari n'ibindi twavomye mu yindi mico, hari ibyo ubu dufite bo batari bafite, ariko nabo hari ibyo bari bafite tudafite. Yego. Kubera ko bavuga ko abahanga bavuga yuko barebeye nko kuri kira giti cya baoba, bavuga ko ubuhangange bwa baoba buba mu mizi yayo. Ni igiti kinini cya mbere kibaho kiruta ibindi. Yego. Ubuhangange bwa baoba buba mu mizi yayo. Yego. Ntago buba muri tro idarubure cyangwa mu mashami yacyo cyangwa mu mbuto. Ni mu mizi aho kivoma. Niho ubuhangange bwacyo kiri. Urumva imizi rero y'Abanyarwanda yacu iri muri bera abakurambere. Yego. Nifuza ko kuri ino channel
uzajya uhagaragara kenshi, uzajya utubwira ku bintu bitandukanye, swate se amateka, swate n'izindi kiritire. Ubundi nka Pierre Celestin Rutagungira ni iki wumva uzajya uduha hano? Nk'uko nabikubwiye, ndi master developer. Yego. Ibyo twakora byose, inzira zose umuntu aba ari gushaka ni ukuzamura imibereho myiza y'umunyafurika, y'umunyarwanda. Yego. Ibi biganiro kubikora ni uko wenda tuba tugira ngo umuntu udukurikiye agira ikindi kintu yiyungura. Yego. Nakubwiye ko wenda aho ngaho kuri izo filime zanjye, nakubwiye yuko ikintu nashakaga ndimo nzitangira ari ukugira ngo abanyarwanda mu buhanga bwo gukora bwabo, bwo guhanga, bwo kurema ibishya, bongere basubire ku isoko, bavomeyo ikindi kintu, tuze tugihanganishe n'iyindi mico. Noneho turebe ko nk'iyi polisi twashyizeho nko mu Rwanda ya Made in Rwanda yagira imbaraga nyinshi, inganda zacu zigatera imbere, tukaba igihugu giteye imbere muri ekonomi. Urabona nk'igihugu giteye imbere mu bukungu, n'ibindi bintu rwose bitera imbere. Reba nk'Ubushinwa. Ubushinwa buteye imbere mu bukungu, inganda zabo ziteye imbere. Ariko usanga n'izindi nzego, diplomasi, igisirikare, usanga izindi nzego zose za social, usanga nazo zigenda zitera imbere bitewe n'uko urwo rwego rwazamutse. Yego. Icyo rero nshaka, ibiganiro tuzadukorana ibyinshi hano ni ibiganiro byafasha umunyarwanda, byafasha utwumva kugira icyo yitezamo imbere, cyane cyane mu kuzamura imibereho ye n'imyumvire. Yego. Urumva imyumvire nibyo nakubwiye, ni development social. Yego. Mu myumvire, education iba izamutse, imyumvire, imitekerereze iba izamutse. Yego. Development economique ni hahandi tuzatumugira inama tukavuga ati ukoze agashinga kanaka nshuti mukunzi uri kutwumva hano, uyu mushinga wagufasha. Yego. Tuzatubagira inama muri ibyo bintu. Ikindi, ubashobora kuza baduhamagara hano kuri iyi sheni, bakatubaza ati ngewe numvishije mugira abantu inama ku mishinga y'iterambere, none nge ko nkora iki nabigenza nte? Aho ngabo tuzajya tubagira inama uko dushoboye, tubafashe. Icyo ngicyo ni ikintu tuzakora, ibiganiro bigamije kuzamura imibereho y'abadukurikira, cy'abanyarwanda, y'abanyafurika, kugira ngo bya bindi wa muhungu wanjye yambwiye, tubeho aho kugira ngo tubeho duterwa ipfunwe nuko ngo turi abanyafurika, ngo turi abirabura, ahubwo tube proud. Umuzungu azajya yibaza ati bari abanyarwanda, byagenze bite kugira ngo abantu bari hariya bagera aha ngaha, sibyo? Icyo ngicyo nicyo ndi kukubwira. Inzira tuzakoresha, urumva hari ndaza kubikubwira, hari n'umushinga dufite, twakoze witwa Rwandan in making journey. Ni urugendo rw'umunyarwanda mu guhanga, mu gukora ibyo yakoze. Yego. Tuzajya dushaka umwanya tukabikorera expose, tukabikorera exhibition, kugira ngo dushishikarize, twongere twinspiring urubyiruko umuco wo guhanga, wo gukora ibintu bishya, wo kurema, wo gukora udushya, wo guhanga udushya, kugira ngo dutere imbere. Nibi ngibi nari ndimo kukubwira bya zino filime dukora z'amateka. Izi filime icyo zizadufasha guhuza abubu n'abo hambere. Nubwo cya gihe nigize gushaka kukubwira imbogamizi duhura nazo, niba wenda Ruganzu Ndori wenda n'umuhoro we ngo yaragiraga gutya, agafata umuhoro we akawukubita umusozi ugacikamo kabiri, ingabo zikambuka, amajanja y'imbwa ze agakandagira ahantu bitewe n'ubuhangange bwazo, akaba agihari.
ikirenge cyo waracyumvise cyari umuntu ukora ibitangaza yari umuntu w'igihangange. Ikibazo rero wenda nk'izi filime zacu tugira nka production ya sinema nko mu Rwanda hari igihe bitaragera ku rwego rwo kubasha kumvikanisha ibyo bintu uko bimeze uko biri, atari ukuvuga ngo hoya ngo ubundi se ngo uwo muntu ngo yabayeho ngo ibyo bintu ngo yarabikoze. Ntabwo wari uhari, ntabwo uzi ibyo yakoze n'ibyo atakoze. Niba bakubwira ko ari ibyo yakoze ntugomba kubihakana yuko atabikoze, keretse ubaye ufite ikindi kintu kiri buze kubikumvisha yuko atabikoze. Nk'ubu abantu amateka ni uko yatubereye. Niba Yezu Kristo bakubwira ngo yagenze ngo ku nyanja, ngo yagenzeho, ngo yaratambutse yagenze ku mazi, urinde wo guhakana ko Yezu Kristo atagenze ku mazi? Niba abanyamateka babyanditse baravuze ko yagenze ku mazi, wowe urabihakana ushingiye kuki? Nuko ubwo rero icyo wenda nzasaba abo tuzajyana muri uru rugendo nuko bakumva impamvu dukora izi filime z'amateka, bakumva ko ari ukubahuza na ba sogokuru babo, tukabahuza n'imizi yabo, tukabahuza, tukabakundisha umuco, tukabakundisha bo ubwabo abo bari bo. Noneho mu bushobozi wenda dufite bukeya, abakumva twagendana bakaduhamagara nko kuri isheni, ndatekereza uzashyiraho nimero badukontakitaho. Uguteye inkunga mu bitekerezo, uguteye inkunga mu mafaranga. Twagiye tugira n'ikibazo mu bushobozi, noneho ugasanga ugize nk'ikibazo, ugasanga nk'umwana w'ubu ngubu wambaye wenda nk'ishabure cyangwa impuzu, habwa atari ko abantu bakera ko bambaraga nabi, ati biriya bintu ni ibiki? Noneho bigasanga turanasabwa n'ubukangurambaga bwo kumvisha abantu b'ubu ngubu ko izo nshabure twambaraga icyo gihe zari zigezweho, zabikoraga zari zigezweho, ariko kandi mu bushobozi bw'umunyarwanda nicyo yabashije guhanga. Undi mwenda baguhaye, iyi shati twambaye, undi mwenda baduhaye batubwiye ati nimwambara ibyo byavuye muri needs, zavuye mu yindi mico tutazi n'impamvu wenda ishati twayambaye. Mu gihe rero utazi impamvu iyi shati imeze uku, ntabwo uzahanga undi mwambaro w'ahazaza. Wowe ntabwo wahanga umwambaro w'ahazaza uhereye kuri iyi shati, kandi wowe utazi impamvu iyi shati bayikoze uku nguku. Biba bigusaba kubanza kujya kwiga uwo muco w'uwo muntu, ukiga impamvu yakoze ibyo bintu, kandi buryo wize umuco w'undi muntu ukaba nkawe, buryo wamaze guhindura igihugu, wamaze kuba undi uba wagiye. Uzumva abantu bajya kwiga ngo mu Bushinwa cyangwa mu Burusiya, bakiga Ikirusiya, bakiga ibiki, bikarangira ngo babaye ngabanga Barusiya. Ukajya muri Amerika, ugiye intego tuba tuyizi yibanze, wagiye gupagasa suko rwose nta kindi kiba kikujyanye, wagiye gupagasa impamvu ziri economique. Ariko ngo ugeze muri Amerika, ugeze muri Canada, hanyuma ubaye umunyamerika, ngo ubaye umunyakanada, ubaye umufaransa gute aka kanya abantu bose imizi yawe yose iri mu Rwanda, wagiye gupagasa byemere, sibyo? Niba wenda kugira iyo nationalite byagufasha gupagasa, ibyo reka tubyemere, ariko wizombwire ngo wabaye umufaransa. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyo umuntu yibagiwe iwabo, iyo amaze igihe atajya iwabo, yibagirwa uwo ari we, kandi iyo wibagiwe uwo uri we birangira utazi iyo ugana. Iyo utazi iyo ugana rero umuntu wese akujyana iyo agiye. Niyo mpamvu rero ubwo twavugaga tuti abantu tuzabana ahangaha bazadufasha, ndabyizeye. Harimo abantu bakunda uyu muco, abantu bakunda ibiganiro nk'ibi ngibi bibavana mu bucakara. Bibavana mu bucakara. Buriya ndi umupanafricaniste kabisa. Afurika mba numva buriya bavuze panafricaniste ni ukuvuga ngo
kuramo imipaka hariya si ngombwa. Hari ibintu twagombye guhuza, tugahuza n'abavandimwe bo muri Uganda, tugahuza no mu Burundi, tugahuza muri Tanzania, kubera ko hariya ahantu uzagenda usange ahubwo waba umunyatanzania mbere yuko buri yuba umufaransa cyangwa mbere y'uko umunyamerika, kubera ko uzumva kera twaragenderaga mu migani nakubwiye ababyeyi bacu baduciraga, uzajya kumva ngo mu buha bwa ruguru, yego wumve ngo baragenderanaga. None wabwirwa n'iki ko umusegukuruza wawe nko ku nshuro ya 20 wenda ataravuye mu buha? None se ko bavuga tukumva, uzumva igiswahili cyenda kuvuga kimwe n'ikinyarwanda, wumve abakongomani uzasanga harimo abavuga ikinyarwanda n'ibindi bigenda kumera nk'ikinyarwanda. Mu Bugande bizabuka, abarundi bo bavuga kimwe natwe. Yego. None se ubwo urumva abo bantu muhuje ururimi, buri ururimi ni ingenzi cyane mu muco. Urumva abo bantu atari mufitanye isano ya bugufi. Ubwo rero navugaga nti bantu bacu bo kuri iyi chaîne ya Afterlife TV tuzabageza ibiganiro biryoshye, tuzabunganira mu byo dushoboye, tuzabashishikariza gukunda ibi bintu, tuzabasaba ubufasha bwo kugendana natwe kugira ngo burya bwana munyamakuru igiti kimwe ntabwo gikora ishyamba. Yego. Nk'ubu natwe izi filime nubwo tuzikora turi bake, dukeneye abantu dufatanya kuzikora. Bivuga ngo hari n'abandi bantu wenda bakina filime bifuza kuba mwakorana. Cyane ubundi twe twibanda muzo babaricinga. Twibanda cyane muri ibi ngibi by'umuco. Kubera ko nakubwiye impamvu wayumvise, impamvu yazo. Yego. Impamvu yazo wayumvise, ni nayo mpamvu arizo dusa nkaho mwafakasinze twibanzeho. Yego. Nuko ubu rero ababikunze basana duhamagare tujoyininge rwose dufatanye uru rugendo, hanyuma tuzafatanya gukora ibiganiro bijyanye no kwiterambere ry'ubukungu, ko twakwiteza imbere nk'abanyafurika, nk'abanyarwanda. Nibyo biganiro tuzatwibandaho, ariko kandi dushobora no kuzatugenda tukanyarukira no mu bindi. Amateka tuzayavugaho cyane, nzakubwira ukuntu twavuye buriya bamwe mu banyarwanda cyane abahanze uru Rwanda bavuye mu ijuru, mu gihugu cyo mu ijuru, bakava mu ijuru mu gihugu cyo mu ijuru rwose, bakamanuka bayobowe n'umugabo witwaga Sabizeze, umugabo utaravutse, wavutse utaravutse, ahubwo ngo bagize gutya bakabuganiza amata mu gisabo, nyuma y'amezi 9 bakajya gusanga akana k'agahinja kari ku mata bakagira gutya. Pierre Celestin rero watuganirije neza, twishimye, nizere ko ikiganiro kiri bugenda kibaryohera abadukurikiye. Tubibutsa gukora subscribe, musharing ibiganiro byacu. Nizere ko n'ubundi nakagaruka turi kumwe mu biganiro bikurikira. Gera icyo ubwira abantu bagukurikiranye, ubundi dusoze tuzagarukana mu bindi biganiro bikurikiraho, ndetse kandi ibiganiro nizera ko bizagenda binyura abakunzi bacu. Ndashimira abakunzi b'iyi chaîne bakoze subscribe, kubera ko ibi biganiro ntituzatubikora nibo bibanze bazajya babibona mbere. Dushishikariza n'abandi ko ba subscribinga bakareba ibiganiro, abakibonye tukaba kumwe. Ikibanze ni ukutuba hafi, ni ukutuba hafi kugira ngo uru rugendo natwe dukoze natwe rubitafari tugomba gushyira ku iterambere ryacu nk'abanyarwanda, nk'abanyafurika, nk'abirabura. bihere muri kuzamura imyumvire, bihere muri iyi nzira twafashe, bihere mu kwiteza imbere mu bukungu, mu mibereho, mu mibanire. Tuzamuke tuva aho turi. Iki ni cyo cya mbere nsaba abadukurikiye. Hanyuma ikindi, nk'uko wavuze ko ibiganiro tuzatubikora kenshi kandi ku ngingo zigiye zitandukanye,
kandi nibyo koko tuzajya tubataramira niba ngombwa tubataramire kinyarwanda kubera ko turi abataramye turi abanyarwanda beza uyu muco turawukunda kuri iyi channel bizaba ari ibirori bundi ni ibirori bizajya bihibera ariko tubaganiriza amateka bishime tubaganirize ku bukungu bishime ubuzima tubanemo neza kubera ko ubundi ntekereza ko ariyo ntego yo kubaho ubundi kubaho so kubaho duhanganye turi mu ntambara zidashira turi iyo ubaye muri ibyo bintu ubuzima buca ku ruhande ugashiduka wapfuye warangiye utabayeho ariko iyo ubayeho ukimenya ukamenya ukubana n'abandi bantu ukishima ukabana n'abantu bawe ukabana na famiye nzanakubwira muri izi filime zacu ahantu ukuntu umuryango nyarwanda abanyarwanda uko isi abantu muri rusange uko biremye mu matsinda bagakora imiryango bagakora chiefdom bagakora kingdom bagakora za empire urazizi zagiye zibaho bagakora ibihugu hari imiryango byahereye mu miryango tuzabiganiraho tubimenye neza tumenye n'impamvu nk'umuryango n'urugero hari ikintu cy'ingenzi cyane kubera ko mu muryango ni ahantu ho kuruhukira reka tugushimire rero ubwo naho ubutaha mu biganiro bikurikira murakoze cyane.